kugirango Imana inshigikira ivuga butumwa ryanjye n'ubuhanuzi natambukije sibyo kura niko kuberekana neza. Imana yarabafashe bashira kuri tere ibateza cyamunara yabashize kugira ngo isi yose babone. Iyo umukiranutsi w'Imana iyo yumvise message imuvugaho ku cyaha cye cyangwa se ku ngeso ye runaka, ikikwereka ko uyu muntu ari umunyabugingo ari n'umukristo nuko ahinduka. Ariko bakomeje kubiba imbuto zigaragaza ikiri muri bo. Umuhanga rero, umuhanga yari guca bugufi agasuzumamo ibimureba, ibitamureba nyine akabyihorera, noneho agatangira kwereka isi ko yihannye n'Imana ko yihannye. Ariko kumpagurukiriza abafata intoso n'imijugujugu ni ikimenyetso cy'uko bumvise iki ubutumwa. Ni message y'umuntu umwe w'umuhanzi ukomeye muri gospel mu Rwanda. Bagerageje kumutamba ariko Imana imuhagararaho. Naramusengeye igihe kitari gito, naramusengeye, naranamushatse nyura ku bitangazamakuru ngo mubone, bampa nimero zitari zo, bamwe ndamushaka ndamubura. Imana rero yanze ko bamutamba kuko yahawe ubugingo ari umwana. Imana yamuhaye isezerano ry'ubugingo akiri umwana, kandi uyu muhanzi yagombaga gutambwa n'umuntu ukomeye mu Rwanda, ufite itorero rikomeye no ku rwego mpuzamahanga. Rero Imana imuhagararaho, abantu bari bumubone cyangwa se nawe niba akurikira ibi bitangazamakuru simbizi, ni Isarael Mbonyi. Kuba muvuza amazina bihangane, Imana igiye kumukura mu Rwanda adatorotse kandi ntawe yibye. Imana yanze ko ahumana, bibaye ngombwa ko agiye muri Amerika. Agiye guturayo cyangwa za gucukura inzobo mubesha abantu ngo ibitangaza birahari. Nyamara iki ni igihe cyo gusenga, utanga ibitangaza akajya yabitanga, ariko twamaze kwiyunga n'Imana. Mfite umubabaro ukomeye aho umuntu ashinga itorero, yamara gushinga itorero aho gutambutsa ubutumwa nk'umuntu mukuru mu itorero, ahubwo akaza muri social media ngo niba abana b'inzererezi. Reka iri jambo ndivuge wenda ndizire, ntabwo iki gihugu bagitoraguye. N'ugikeneye rero ntabwo ateze kuduha amahoro. Noneho iyi message nyitange muri ubu buryo. Aba bagabo ubona bayoboye igihugu ntabwo bagitoraguye, baragiharaniye. Impamvu batagitoraguye, aha mu nyumve neza, ntabwo yari politiki. Tumba muzima urimo umwuka wera, ufata kamera na bodaboda kajya kwirirwa ajya kuzerera ashaka inkuru, ahubwo fata akagoma ugenda ugakoma uvuga uti yemwe abataye umurimo usubire ku murimo w'Imana, yemwe abaguye mu byuke. Revera Pastori ni izina rikomeye. Bibiliya zirinze zitonda uruhumbu ziguye umugese, zarwaye imidite. Riri guhiga amakuru yo muri quartier ngo ukeneye views, Imana izaguhana. Ushira umuntu inusu y'umucero ukagenda wikoreye ibitangazamakuru nka miliyoni, ntaho uteze kugera. Ngiye nkubwiza ukuri, fata senti tereke ku muhanda, vuga ubutumwa bwiza abantu bihane bahindukire Kristo. Urandwanya, urabona wanshobora, uri munsi y'amavuta yanjye, uraciriritse cyane rwose, ntago byakunda. tugusuze kandi tukwifurize amahoro y'Imana, wowe uri hafi na kure, Amerika, Aziya, Urayi ndetse no muri Afurika yacu. Mwese ndabasuje kandi mbifurije ineza y'Imana mu mirimo yose mwerekejeho amaboko.
ni Benepo ubasuhuza. Uyu ni Umusaraba TV hamwe na Better TV. Ntabwo twaje twenyine rero, twaje tumeze tungana gutya. Kora subscribe rero nimba utarayikora, ariko nawe wamaze kuyikora turagushime cyane. Kandi nkunda kubabwira ngo nubone kino kiganiro ukuntu cyishimye, ukuntu gikunze aho kikuvanye kikagisa ahandi, jya wihangana ugisangiza nandi kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugere ku bantu bose. Nta kindi kitugenza hano, ntago turi gutwika. Icyo dushaka nuko abantu bamenye ukuri, bamenye ijambo ry'Imana. Nkunda kubabwira muri no minsi ko Imana iri kweza umugeni kugira ngo izamwishyire atari kizinga. Dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero. Ni Benepo nk'ibisanzwe, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Theogene. Muramuzi, ushaka kwenda umunye n'ubwa mbere, ariko abenshi mumaze kumumenya. Reka ntangire mu ikaze. Ye n'ubwa mbere mwakiriye umugisha w'Imana. Uraho neza? Yesu aduha umugisha. Umeze neza? Turashimira Imana. Ni amahoro Kuri twese. Kuba witonze, njye nkunda kubaza kuki uba witonze cyane, kandi mu kanya birabikaze. Kwitonda ni ihame kandi ni nacyo gihe cyo kwitonda. Umuntu wese musabiye kwitonda. Umeze neza ariko rero? Turashimira Kristo. Hari ukuntu umuntu ashobora kubona utangira ikiganiro akagira ngo ni ibibazo wenda runaka ufite, cyangwa se ntabwo tuje muri. Niyo mpamvu nkunda kukoza ikintu kugira ngo abantu bamenye umuntu turi kuganira kuko ameze neza. Cameze neza. Meze neza. Biri kumpiga nawe iwawe wabisizeyo, ibyatatse uwo muturanye ejo bundi byaragusuye nawe. Ndashima ukuboko k'Uwiteka kwabiremerereye. Yego. Aho ubundi mu buzima busanzwe ndaho. Tuguhaye ikaze muri kino kiganiro, ariko kandi tutarinjira mu kiganiro neza. Waruvuze ngo biri kuguhiga muri no minsi baraguhagurukiye. Nuko ntasanzwe. Social media zaguhagurukiye, abagaragara n'abatagaragara. Sinzi uko ibintu biri kubibona ko kuguhagurukira cyane kandi baguharabika. Ese bya bintu kuvuga ni ukuri bimeze bitigira icyo utangaza mbere ko tutangira ikiganiro? Nta byinshi mbivugaho. Ntambwe igira sitire. Ushatse kuvuga iki? Modeli yose y'imbwa, tayi yose y'imbwa ibyibuha imbere, inyuma ikananuka. Ushatse kuvuga iki? Kandi naho waba usenga akajana ntabwo wabuze imbwa kumoka, kuko biri muri domene y'imbwa. Aho urakusa ntutukanye. Oya. Ntawe ntutsari wumvise ari izina ry'umuntu uvuze ngo runaka ni imbwa muri domene y'imbwa. Kumoka. Bihuye n'ibyo nari nkubaje se. Nyine none se ahubwo wowe ushakemo igisubizo. Kuko hari style y'imbwa ubundi. Sibyo? Ntambwe igira umunsi mukuru, ntambwe igira anniversaire, ntambwe bizihiza amateka yayo. Iyimotse nibwo yishima. Amahoro y'imbwa no kumoka. Niyo ibonye shebuja ntibiyibuza kumoka. Hanyuma urabona mfite ubwoba bw'ibimokera. Ugiye kuba nka Theogene ngo bazanye ngo ibisate by'ibicuma ngo by'ibyo bisimukana ubunene, bazanye ngo ibyicuma ntacyo bizamutwara. Ntago mbizi jewe, ntago simbizi. Umuntu yumvishe ukuntu bari kugenda bavuga buri munsi bazana ntuza, kandi nabonye ari nka groupe, ni groupe imwe ikorera ahantu hamwe cyangwa se habiri ariko igendana. Umuntu yumvishe uburyo kuvuga bari kukwangiriza ivuga butumwa, kuvuga ibintu biratuma ureka kuvuga ubutumwa uko Imana yari yaguhamagaye. Bira nibyo binkomeza bitanabayeho, si cyatuma nsenga n'igiki. Birabinyereka urwego ndiho mwivuga butumwa. Yego. Kuko nta ngegera ijya mu ntambara. Ahubwo abahanga mu kubireba bazareba impamvu bicara kuri cano imwe kandi hagahaguruka abo navuzeho mbere mu buhanuzi bwashize. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse. Waba udaciritse ukarwana zikomeye. Use ninde muntu? Umuntu muzima wahamagawe n'Imana, uri mu mwuka w'Imana, ukeneye kumvuzura umwuka wera, akeneye guhinduka, akeneye ko Imana ihindura ubuzima bwe, wajya gukurikirana biriya n'uwaheye. Ntawe. Oya, nisomye comment nge nkunda kubireba rimwe na rimwe. Comment usoma comment zigera mu ijana zose baba ari bo batuka ahubwo. Icyo bahinga nicyo bagomba gusarura. Hari abantu rero benshi bagize impungenge bari kugenda banyandikira mu gikari bambwira ati se utubwire Theo akomere. Ati bano bantu bashobora kuba bagiye kumwangiza ivuga butumwa cyangwa se agacika intege ku murimo w'Imana yaraye gukora ko ari kuduhembura. Ndagira ngo utange message kuri bano bantu bumve ko nta kiguteye ubwo wabone twinjire mu kiganiro cyacu.
Theogene uri imbere y'izi kamera zombi, kambanze nshimire umuntu wese wambwiye ngo humura kandi ukomere. Uwo niwe muntu nkeneye. Hanyuma ntukagendane n'umuntu mutari mu cyerekezo kimwe, sibyo? Utindana n'imbwa rero ugakubitanwa nazo, ariko watindana n'abagabo bikarangira ubaye umugabo. Natindanye na Kristo, yampaye impano yitwa kwihangana. Naho ngeze rero niyo nyundo nifashishije Kristo. Kandi iyo ibintu byatuzikamba hari inyundo ibikubita bigasubira muri rinye. Nukuri ndahiye Imana nkorera. Nta ntambara mfite z'aba bagabo mubona muri social media. Kandi bimbivuze nera ku mutima. Nta ntambara mfite, nta kigeragezo mfite kiruta ko ndiho. Kuburiho n'ikigeragezo cyane. None se ubu mbaye ntariho baba bari kuvuga iki? Nibahame hamwe rero nta naho nzajya. Nzataha igihe kigeze. Kandi kunyataka gutya ni imbaraga z'amavuta. Bari kurwanya iki kurimo? Njyewe ntawe unkeneye, deni uri muri njye. Niba bari kurwanya. Kandi ntago yabaha amahoro ntibyakunda. Nibashaka bahamagara mu isoko, bahamagara amakampani, bubaka amasosiyete, bahamagara ibibi n'abakoteze, bakomeze babakodeshereza amakoti babambike baze kuntu. Ibi nibyo binkomeza, nibyo bimpa umutima untera imbaraga. Tumusenga. Of course. Ariko rongo message wagomba guha abantu bagabo yararangiye. Ubutumwa bwabo bwararangiye. Ubu ngewe system iriho niyo gukomeza kubaka ivuga butumwa, nkabwiriza abantu ubutumwa bwiza bubajyana kuri Kristo. Cyane ko Imana ntago izambaza ibyo bari abagabo bankoreye, ahubwo ngewe izambaza ibyo nakoze. Mbonereho no gutanga iyi message ivuga ngo umuntu wese yera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Mukiranuka aho mugaragara naho mutagaragara, mwe kwita kubiri kubabaho. Biriya nta n'umwanya mfite wo kubitaho. Wakumva uvuga yuko message wari ufite kuri bano bagabo tudashaka kuvuga amazina yabo ariko uradukurikiye arabumva. Wakumva uvuga gutyo ashaka kugira ngo n'iterabwoba wagize ubwoba oya buriya nubona ikizakwereka ko ubutumwa bwageze kuri nyirabwo nuko azaguhagurukiriza ingabo zitandukanye. Bivuge ngo rero barumvise. Icyari kiza nuko bagurukira cyangwa icyari kiza nuko bisuzuma muri bo bagakizwa. Bo rero kugira ngo Imana inshigikire ivuga butumwa ryanjye n'ubuhanuzi natambukije, sibyo? Yego. Kura niko kuberekana neza. Imana yarabafashe bashira kuri tere ibateza cyamunara. Yabashize kugira ngo isi yose babone. Iyo umukiranutsi w'Imana iyo yumvise message imuvugaho ku cyaha cye cyangwa se ku ngeso ye runaka, ikikwereka ko uyu muntu ari umunyabugingo ari n'umukristo nuko ahinduka. Ariko bakomeje kubiba imbuto zigaragaza ikiri muri bo. Umuhanga rero, umuhanga yari guca bugufi agasuzumamo ibimureba, ibitamureba nyine akabyihorera, noneho agatangira kwereka isi ko yihannye n'Imana ko yihannye. Ariko kumpagurukiriza abafata intosho n'imijugujugu ni ikimenyetso cy'uko bumvise iki ubutumwa. Kandi rero kundwanya ni ikimenyetso cy'uko ndashimira Imana rero ko message yabagezeho imbere y'isi kuvuga ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ariko gira inama manzo bagira ya nyuma. Inama ya nyuma bahamagare aho bashaka guhamagara n'igisigaye bumva bashaka kumva bakivuge. Ngiye kwagira inama yo kwihana ntago bari abafite gahunda. Kubera umuntu yakennye akora ibintu iriya ni inzara. Reka iki nkivuge kive mu nzira. Iriya ni inzara, kandi impamvu ari inzara kwihana biragabura, ariko gusakuza bikurura umuvumo. Reka mburira abantu bakomeje kubahamagara bakabakodeshereza amakoti n'abari kubaha ibindi bisa nabyo ngo baze kuntuka.
reka ntangaze iritangazo. Umuvumo uraza gufata abantu benshi batazi icyo bazize. Ngo reka nkubwire, ntabwo ari njye wabavumye, abantu babyumve neza. Njye ntabwo Imana yampamagariye kuvumana, ahubwo isezerano mfite ryo ubwaryo rirabavuma. Bibiliya yabwiye, Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha, ariko uzaguhangara agashaka kukuvuma nanjye nzamuvuma. Si njye wabavumye rero, ni isezerano Imana yampaye ribakurikirana. Kandi bibuke neza ko akanwa k'umukiranutsi kararema. Rero niba umuntu aguhaye ibihumbi 2 ngo ujye gutuka umuntu, uzapfana umwuka wa 2, ntuzigera uva ku rwego rwa 2. baca amafaranga menshi kugira ngo bazapfana umwuka menshi. Icyo ndiho mvuga, urabizi mu minsi yashize, sinshaka no kubitindaho, bambwira bati zana amafaranga tugukureho igisebo, abasekirite bo muri Ararume bakabasohora baza basinze. Wenda uzumva mbeshya zinjira ahantu bita muri Ararume, azambaza nanjye nari impanya sekirite bahari. Wenda wowe wifuza bavuga bati nuko mukunda gukorana, bazaze mu basekirite bo kuri Ararume barebe uwitwa Noheli, undi ngo ngo niba ari bicyahe. Ntekereza ko bari basinze, byaragaragaye, isi yose yarabarebaga, n'uwabatumye baramuvuga. Ntabwo rero ibyo nta kintu byancaho intege na gito. Ikimenyetso cy'uko imivumo yabafashe rero, nibareba nabi baranatomboka ku musozi biruka. Inama rero natanga, nibace bugufi bihane, hanyuma ngewe niba ibyo mvuga bitavuye ku Mana babitegereze. Yego. Mbonereho no gutanga iyi message. Nashatse, hari abajya bampamagara bati message y'umuntu ujye umushaka uyimuhe, ariko abantu ntibashaka kugaragara, ntibashaka ko duhura, ntibashaka kugira. Ni message y'umuntu umwe w'umuhanzi ukomeye muri gospel mu Rwanda. Yego. Bagerageje kumutamba ariko Imana imuhagararaho. Naramusengeye igihe kitari gito, naramusengeye, naranamushatse, nyura ku bitangazamakuru ngo mubone, bampa nimero zitari zo, bamwe ndamushaka ndamubura. Imana rero yanze ko bamutamba kuko yahawe ubugingo ari umwana. Yego. Imana yamuhaye isezerano ry'ubugingo akiri umwana, kandi uyu muhanzi yagombaga gutambwa n'umuntu ukomeye mu Rwanda, ufite itorero rikomeye no ku rwego mpuzamahanga. Rero Imana imuhagararaho, abantu bari bumubone cyangwa se nawe niba akurikira ibi bitangazamakuru simbizi, ni Isirael Mbonyi. Kuba muvuza amazina bihangane, Imana igiye kumukura mu Rwanda adatorotse kandi ntawe yibye. Imana yanze ko ahumana, bibaye ngombwa ko agiye muri Amerika. Agiye guturayo cyangwa agiye muri Amerika, setu byubatse gutyo. Hanyuma nibikabya bigafata intera ndende, ntago birenza amezi 6 Mbonyi ari mu Rwanda, kuko Imana yanze ko uyu mwana yononekara. Yagiye ategwa imitego myinshi yo kugira ngo atangwe muri eliminate, ariko Imana igenda imusimbutsa mu buryo we atazi. Rero nimwumva yagiye, nta cyaha yakoze cyaba gitumye agenda, nuko Imana idashaka ko uyu mwana azangirika. Yego. Nimwita umwana yihangana imbere y'Imana n'umwana, ariko mu buryo bw'umubiri amakuru mfite nuko ashobora kuba afite n'urugo. Rero naramuhize, naramubuze. Iyi message ayakira uko nguko. Ibyo byose message iri bumugereho. Sawa. Hanyuma rero ibyo navuze, ubuzima bw'akuka uzabuzibangamiye. Ariko mbone kuvuga imbere y'isi ntago ndi gutukana, nta nuwo duhanganye. Yego.
ndashimira inshuti zambaye hafi zimbwira zitikomera tukuri inyuma nturi wenyine, abandi bati sohoka muri social media utangirika, ndagira ngo ntangarize isi nta kinyangiza kirimo hano, ninjye wakirangiza njyenyine. Njyewe njyenyine ninjye wakirangiza, ariko nta wundi wandangiza, kuko niba ari Imana impamagaye bizamenyekana, niba ari nanjye wihamagaye bizamenyekana. Hanyuma rero hatagira uwibaza bati noneho Theogene yaje yambaye amakoti. Yesu afite amakoti. Kuza nambaye imipira, nagira ngo mbereke ko Yesu afite amakoti, ariko agakiza ntikaba mu makoti. Yesu afite amakoti, yakoresha uwambaye ikositimu, yakoresha n'uwambaye umupira. Ndagira ngo ejo Imana niguhamagara wambaye ishati cyangwa umupira, utazitwaza ngo Mana ko nta koti. Ni Imana itanga amakoti, ni n'Imana itanga imipira, iguhamagara bitewe n'uko ishaka. Yego. Nagira ngo rero ntangarize isi ko Yesu afite amakoti. Imana ishimwe. Kandi mu bantu bose bamvuze, ndahiye Imana nkorera, nta wakigondera iri koti nambaye. Iri koti ni iri Turukiya, mbitse n'amakoti. Njyewe amakoti ndanayatanga. Bajyaga bavuga ko uri umuhanuzi utakwigurira ikote. Noneho bigane ngo ntabwo yakwigurira ikote ngo yigamba ubupira. Oya, Imana itanga amakoti. Yego. Urakoze cyane Theogene ku magambo meza uri kutubwira kandi unasobanura ibyo twakubazaga. Ariko mvuga aka kantu, Imana niguhamagara ntuzayiratira amakoti, ahubwo uzitaba Imana igukoreshe icyo ishaka kugukoresha. Umuhamagara uruta amakoti. Ngaho komeza. Nari mvuze ngo urakoze cyane ku magambo meza cyangwa se ku bisobanuro byiza uduhaye bivanzemo n'impuguro. Nk'uko watubwiye ko gahunda ari ijambo ry'Imana. Yes. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana none uyu munsi. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, ariko turagusaba kugira ngo uze kumanza usenge ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wawe. Mbere yuko nsenga nkinjira mu ijambo, reka nsaba umuntu wese ushaka kwifatanya n'abakobanyi azisanga mu ngaruka atigeze atekereza. Iyi meseji iravuga ngo ntago inyama zose bazikekera mu nkono. Mu nyama hari inyama ebyiri nshaka kuvugaho. Hari inyama yitwa indurwe, ni akanyama kaba ku mwijima gashariza izindi nyama. Rero nukomeza kuryoherwa na bibiri baguhaye bakagukodeshereza ikoti ngo ujye gutukana, ntago inyama zose bakekera mu nkono. Nugera ku nyama yitwa indurwe, aho ngaho uzabanze witonde. Ibiryamye ku mwijima, abantu bagurishije ibipangu ngo Imana irabahamagaye, ntiwamenya aho barengeye. Mutegereze murebe niba ari Imana yampamagaye cyangwa niba ari nanjye wizanye. Hanyuma sinshaka kuvuga ku mugore, ndi imbere y'isi. Umugore wanjye twatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko, mfite irangiza rubanza, kandi ndamushimira ko niwe watumye mba umugabo. Ahetse imfura yanjye, yubahwe. Nta kiruta Imana Doroteya ndakubaha, ariko papa bitangaza na Ezekiyeli na Juste hamwe bagucuruze, nayo babahaye ntibayaguhaye. Ariko njyewe ndazirikana urubyaro dufitanye, icyo nkwisabiye ntuzamporera abana kutabana na papa wabo. Iyi serivisi ndayigusabye cyane ko nsigaye nanaguhamagara ukankupa. Nta kibi nkwifuriza, ni wowe watumye izina mfite rya Papa Sharon, ni wowe warimpaye. Ezekiyeli rero, papa bitangaza na Juste n'umugore we, ni ukuri inkunga bagusabira nkubwiza ukuri mugore mwiza, ntago bayikugezaho. Waciye ku murongo mubi, basi niyo ushaka n'indi cano, ariko kunyura kuri Kiranuka TV hariya niho wahiye.
kata rero wicare, Imana yakubeshejeho ntahari, kuvuga ko nagutaye ntaho yagiye, yagutunze ntahari, iracyahari. Ariko inama nkugiriye, va imbere y'uwitwa Ezekiyeli. Murakoze. Numvaga aka kantu nakavuga. Ntabwo inkunga babaha bayikugezaho rwose. Hanyuma ngaruke ku cyo twari tuvuze tuti dusenge twivugire ijambo ry'Imana. Reka rero duce bugufi, twubahe Imana, dusenge twivugire ijambo ry'Imana. Kandi ndarahira imbere y'Imana ishobora byose, n'Imana nkorera n'umuhamagaro wanjye, nimwongera kumva akanwa kanjye kavuze aya mazina y'aba bagabo, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Ariko uwongera kuntunga urutoki, reka iki nkivuge, ntabyara ntaheka. Mukomeje gucukura imva yanyu, kandi ntekereza ko yari yaruzuye. Mukomeze munyibasire, nta kintu bintwara. Ariko Imana nkorera nibahagurukira namwe muzabyakira. Inama nabagira yari yo kwihana, ntabwo yari yo guterana amabuye. Hanyuma hari umuntu wavuze ngo iyo duhanura ibi tubiterwa nuko nta nzu zacu tugira mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo mbabwire ko urwanya uriya ntabwo ndetse, uwagutera uri muri etaje ntago yantinya ndi muri chambrette. Mugabanye imyuka yo gusenyana, musubire ku rufatiro mwihane, cyane ko nta n'icyo bizabamarira. Murakomeza gucukura inzobo mubesha abantu ngo ibitangaza birahari, nyamara iki ni igihe cyo gusenga. Utanga ibitangaza akajya yabitanga, ariko twamaze kwiyunga n'Imana. Mfite umubabaro ukomeye aho umuntu ashinga itorero, yamara gushinga itorero, aho gutambutsa ubutumwa nk'umuntu mukuru mu itorero, ahubwo akaza muri social media ngo niba abana b'inzererezi. Reka iri jambo ndivuge wenda ndizire, ntabwo iki gihugu bagitoraguye. N'ugikeneye rero ntabwo ateze kuduha amahoro. Noneho iyi message nyitange muri ubu buryo. Aba bagabo ubona bayoboye igihugu ntabwo bagitoraguye, baragiharaniye. Impamvu batagitoraguye, aha mu nyumve neza, ntabwo yari politiki, sindi n'umunyepolitiki. Iyo twibuka intwari nuko zabayeho, n'imva z'intwari zirahari, n'irimbi ry'intwari turarifite. Ntabwo rero zahubutse mu kirere ngo zikubite hano ku butaka. Zibaye intwari kuko zemeye gutanga ibitambo by'imibiri yabo, baharanira kubohora igihugu. Ukirwanya rero nutemera ko hari umwanzi gifite, ahubwo babitondere mwebwe. Aho kugira ngo tube maso, dukanure, tube tayari mu mwuka, tugenzure, turebe n'indu twatatse, ahubwo murasenyana gusa biri aho ngaho bidafite. Ntabwo gutya ari bwo mutwereka ko mukunda igihugu. Ukunda igihugu aragisengera, mbisubiremo, akibera maso, ahangana n'ibiri kucyataka. Ariko gusenyana ntabwo bisobanura gukunda igihugu. Dufite intwari ziri muri guverinoma y'igihugu zisenga, zirota, zerekwa, Imana isanga ikaziganiriza. Uku kuza mwisakurisha rero ngo muravuga amahoro, amahoro barayaharanira. Ntabwo amahoro ari ukuyaririmba ku rurimi. Rero murakoze, kadusenga Imana, twinjire mu ijambo. Ariko mwabashumba mwe, mwabanyamakuru mwe mukeneye za views, mwabakozi b'Imana mwe mutanga ubutumwa bwiza nk'uko mwabuhawe kubuvuga. Ejo tutisanga mu byo tutari dukwiriye kwisangamo,
ngo mwigize abahatari ntabwo ari uko bakunda igihugu, si uko ngo umukunzi w'igihugu aba maso akareba irembo umwanzi yakwinjiriramo agashira amavi hasi agasenga. Ntabwo rero gusenyana ngo impamvu ngo iyaba bari bazi uko kubaka bivuna, uze murabona turi abatinda, ubu murandeba mukabona ndi umuntu waraye mu mwobo, naraye mu nzu. Hanyuma se iyi misozi muri kubona ntabyo mubona, bari kujya he? Baramubona bari kwerekera he? Aba turi gukura mu manegeka turengera ubuzima bwabo ngo imyuzure itabatwara ubuzima, bari kwerekera he? Ese ko mutumva ko haza indi tekinoloji? Izo etaje nazo bakavuga bati rero etaje ziri kutubangamira, katwubaka inzu ziri kuri nivo runaka, ntago bayiritura se. Nujya gusenya umuntu ujya ureba aho isi iri kwerekera, hanyuma ujye wamusenya. Niyo meseji nashakaga gutambutsa. Nta mushumba muzima uri mu mwuka wera ufata kamera na bodaboda kajya kwirirwa ajya kuzerera ashaka inkuru, ahubwo fata akagoma ugenda ugakoma uvuga uti yemwe abataye umurimo musubire ku murimo w'Imana, yemwe abaguye mu byuke. Devera pasitore ni izina rikomeye. Bibiliya zirinze zitonda uruhumbu ziguye umugese zarwaye imidite. Riri guhiga amakuru yo muri karitsiye ngo ukeneye viyuzi, Imana izaguhana. Ushira umuntu inusu y'umuceri ukagenda wikoreye ibitangazamakuru nka miliyoni, ntaho uteze kugera. Ngiye nkubwiza ukuri, fata senti tereke ku muhanda, vuga ubutumwa bwiza abantu bihane bahindukire Kristo. Urandwanya, urabona wanshobora, uri munsi y'amavuta yanjye, uraciriritse cyane rwose, ntago byakunda, ntago wabigeraho, ntibyakunda, ntiwangusha, ntabe no gukuramo inkweto ngo bamvuze. Rero mpagurutse gusenya bitavuga Imana, mpagurutse kwataka imbaraga z'abakonikoni, ndaha guhangana n'abajibiyoni. Icyabariye ni kimwe, mwababajwe nuko navuze ibizira byanyu, mukomeje kwiba abantu. Ntanga n'iri tangazo, ntabwo abadiaspora ari bo bafite umugisha bonyine. Senga Imana iraguhuza n'umuntu ufite ibyishimo biri hejuru y'amarira y'umudiaspora. Amakuru mwebwe mufite hariya bakeneye Kristo, ntago bakeneye gukomeza kubasakuriza, kuko ibihugu barimo nta Mana iriyo. Baha amakuru, batsikamiwe n'imbaraga ziri hejuru y'izo mubona. Uku guteka imitwe mukomeza mubeshya rero ngo bafite amadolari, bakeneye Kristo. Niba uri igihumbi cy'umuntu kuri bumusengere, ihangane nyine ukirya, ariko basi none musengere. Niba hari ikintu kiri kumbabaza, ni abantu bari kumpamagara nkabura uko mbaha serivisi, kubera ko bari hejuru y'ubwenge bwawe. Kubisiporo utabirananira, ukabona ndi gusengera umuntu, undi agahamagara, uwo kuri whatsapp agahamagara, n'uwa telefone isanzwe agahamagara. Ikintu kiri kumbabaza ni ukutabaha serivisi mukwiye, kandi mpari ndi muzima. Rero mbisabira imbabazi abampamagaye mukambura, abanyandikiye sinsubize. Nimugoroba nagiye kuri telefone mpasanga message 480. Ntago rero izo message nazisubiza. Hari iziri kuri telefone bisanzwe, hari abari kumamagara ko video. Ndashaka ko mumbohora abambuze, ntabwiyemeza mfite, nta n'ikindi nshaka guhangana nacyo. Niwumva mbwirije ijambo ry'Imana ukumva ari gukoze ku mutima, izerera aho ngaho, uterere haleluya mu cyumba cyawe. Nurangiza uvuge ngo iri jambo rinkoze ku mutima, nukenera kumburesinga ni uburenganzira bwawe. Nindamuka nkubwiye ngo hereza ituru, uzamvumane n'abankomokaho. Ninkubwira ngo mpereza igitambo, Uwiteka azabimpore. Ndashaka kukubwira Kristo nk'umwami n'umukiza uba mu Rwanda, urenga imbibi akagusanga aho ngaho akagukiza icyo cyagufite. Rero nizajya wumva ijambo ry'Imana, jya ufashirizwa aho ngaho, numara gufashwa wizere,
cyakora wemerewe kunyandikira ngo amena ndafashijwe uwiteka guha umugisha, nanjye nkagusubiza ngo amen. Kubera ko nta rubuga rundi mfite nahuriraho namwe ngo mbabwire byinshi, hari igihe noneho ndeba telefone nkavuga ngo ubu ndasubiza ndekene, ariko ndabakunda, mwanyeretse urukundo, Imana ibaha umugisha. Rero ndashaka tuvuge ijambo ry'Imana, dufashwe, uryizereremo, umere nk'uri mu rusengero uvuga uti ndafashijwe mukozi w'Imana uwiteka guha umugisha. Hanyuma izi nduru, izi saga zose bimuriho mwumva, iyi tariki igihe ni tariki zingahe uyu munsi? Tariki 9 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 10. Ntimuzongera kumva mu kanwa kanjye umuntu runaka. Ndi hano kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Isi ikeneye ijambo ry'Imana, ntabwo isi ikeneye kumenya ninde wasambanye, ntabwo isi ikeneye kumenya ninde wibye, ninde washenye urugo, ninde umugabo yataye, ninde abana babuze. Oya, abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Mbonereho no gutanga message mpuzamahanga, mureka abantu twamamaza ubutumwa bwiza. Uyu papa bitangaza wigize musaza w'umugore, abantu bazi urusengero rwabaga munsi ya hashi ku Kinamba, sinjya nibagirwa ijambo navuze, munsi y'urwibutso rwa Gisozi niho urwo rusengero rwabaga hasi ya sitasiyo. Ajya gusengerayo baramushuka, baramubwira ati umuntu uzerereza Bibiliya urabona azagutunga. Dusiporuta ubuzima twarimo biramunanira, baramushutse baramusenyeye, none bafashe umwanzuro wo kumucuruza. Ntago papa bitangaza ya umuhanga, niba ari bimuko, niba ibyo avuga ari ukuri bazamuzane baduhuze, ntanze uburenganzira, nanyitaba azaba ari umugabo. Kako mu kiganiro cya mbere twakoranye ku Isarael TV wamuvuzemo ko ari mu bantu bagusenyera ubwonge, ndabyibuka neza, bakirebe. Bazamuhamagare umunyamakuru cyangwa umuntu ukeneye kumenya ukuri, azamuhamagare, ariko pana kare akahinda ngo neze kiye. Oya, umunyamakuru muzima ufite umwuka w'Imana ukeneye kukuri kubukuri. Ndabizi ko kuri iki kiganiro cyacu nimba bishaka mpamagare tuvugane, imyanya twayitaye ubu. Hanyuma azaze twicare, azi imbere ya kamera, narangiza avuga ati muramu wanjye natinyuka no kundeba mu maso azaba ari umugabo. Rero ndatangariza isi, ntago nge ndi muri saga, iki kintu cyumvikana. Ndi umukozi w'Imana, ntago ndi umukozi wanjye, nge sinikorera, nta nubwo nikoresha. Rero nisabire madamu Dorothea, umugore wanjye w'isezerano, nderera abana, byo kuvuga ngo ntuzahomba, ibyo wabubeshye, mfite gahunda yo kukwica, ntago nakubuze. Niba ntarakwishe tubana se nkafata umwanzuro wo guhunga, ubu nibwo mbonye umwanya wo kuguhiga. Nta gihe mfite, nta nubwo mbiteganya, ahubwo nkugira inama, kizwa. Imana izakubaza ibyawe, nanjye izambaza ibyanjye, ariko vinyuma ya papa bitangaza na Ezekiyeli nta kintu bakumarira. Nguhe n'amakuru ko hari umuntu waboherereje 10,000 ngo babiguhe, barabiriye. Noneho ngiye nkubwiza ukuri, ni 10,000 bisanzwe. Atuye Kicukiro mu Kagarama, umuntu wayabahaye baranayariye. Ntago inkunga yagera mu biganza bya bariya bagabo ngo ikugereho, ahubwo weca bugufi, tegereza Imana yawe izagutabara. Kandi hagati yanjye nawe dufitanye igihango sheri, dufitanye igihango. Ariko twaciye bugufa akagaruka mwabana. None se hari undi ngiye unyanditseho? Oya, uba maze kubona isomo. Ushatse yagaruka rero, shaka yatahukana abana, akasaba imbabazi umuryango, akagenda akabwira mama yabwiye ngo amusibe mu ikayi y'abakazana be. None se ntawe umuruterega, ariko imbabazi urazifite wamabara. None se zagiye he? Ntaho zagiye. Twigire mu ijambo ry'Imana, isengera Imana twigire. Hanyuma
n'ubwa mbere n'ubwa nyuma iki kintu mucyumvise. Muzarebe igihe ikiganiro gisohokeye, hanyuma ntimuzongera kubona aya mazina. Bagenda message yabagezeho, nibatihana n'akazi kabo setu nuko ibintu byubatse. ngera Imana twigira. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, urakomeye. Yaba atari wowe n'ubundi abanzi bacu baba baraturangije kera. Tugiye kuvuga ijambo ryawe rero ntaba ari twe, kandi wirengagize gukiranirwa kwacu kuko turi mu isi yanduye. Ibitavuga Imana byose bisinzirire guhwera mu izina rya Yesu, amen.